gusa ni nacyo kintu mbwira inkotanyi buriya gusibanganya icyo bita uko abantu babayeho biba bigaragara kuri umuntu w'umugome kuko ntago babayeho kubera impamvu zabo. Iyo rero ubangiye icyo kuvuga ngo mwebwe ibyo murimo ntabyo batarabyihaye. Chuma chenyundo ntanga bandi kwirahira mutima wa butinya na ugize tereriyo yeganzaramba. Reka mbashimire cyane mwese nshuti z'uru rubuga, nshuti zacu kandi dukunda cyane nkunda kubivuga. Turabakunda kandi namwe muradukunda cyane cyane ko dusangira urubuga ni Sibomana Atanaze Official kuri YouTube. Iyo wanditse urabibona byose ibyo tuvuga biraza. Kandi nkabashimira mwese abakoze kuri subscribe. No kuvuga za nshuti z'inkora mutima duhora dushimira cyangwa se sabone. Ubikoraho rimwe gusa ubundi tukabana buri gihe kugira ngo ujye umenya ibyo twatekereje ndetse nawe utwungura ibitekerezo. Ndabashima rero ku isi hose mudukurikira kandi ndabashima dukuye ku mutima mubimenye. Reka rero twongereye duhana ikaze twese, nukuvuga ngo nuguhana ikaze kuko ari mge murampa ikaze ndetse nanjye ndabaha ikaze muri iki kiganiro. Twibukiranye ko ubushize muri kiganiro ntabwo birumvikana ko ntatinda cyane muri byinshi. Turasubukura ikiganiro dusa naho twasubitse ubushize cy'ubuhamya bukomeye cyane bushingiye ku bibazo nagiye mbazwa ku bantu benshi bambwira bati ariko ko watangiranye n'inkotanyi muri 1994 byagenze bite, ko bandi bahunze wowe wasigaye ute, byagenze bite, inkotanyi mwarakoranye warazikoreye, ndetse hari n'abavuga bati wajya guhamagarira abantu abahutu kuza mu gihugu ndetse bamwe ngo barabishe. Ndagira ngo impamvu za ko kajambo ni kugira ngo abo bantu bakunda kwibaza kuvuga ibyo ngibyo kuko hari abavuga bakavuga nidahiye. Ndagira ngo batege amatwi iki kiganiro bari bumve igisubizo cyabo nibyo bibaza byose muri iki kiganiro. Noneho ngeze ahantu hagaragaza ngo mu by'ukuri koko kuko ntawe utabyibaza. Ngewe nari ndi mu gihugu kuva muri 1990 kuva kera, ndavuga kera igihe nabereyeho kugeza muri 1994 muri kiriya gihe cya jenoside. Icyo gihe rero mbere yuko ibyabaye mbere narabibabwiye, ariko aho nari ngeze ubwo nukuvuga ngo turi muri uwo mwaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nyuma ya jenoside rero ibyabaye byo murabizi. Nababwiye ukuntu nahunze, nababwiye ukuntu nagiye muri Kongo mare by'umweru 2 ndagaruka, mbabwira ukuntu navuye mu Ruhengeri numvise itangazo rya FPR inkotanyi rivuga ngo abantu bose bari ku mirimo ya leta bagomba kugaruka mu mirimo yabo. Nababwiye ukuntu nafashe gahunda ariko icyo gihe ntawagendaga ndaza nari nisunze cyangwa se mvuga ko ndibuze kurara i Kigali. Ubwo nukuvuga ngo nari mvuye mu Ruhengeri hari iwacu ku Mukamira, mvuga ndi ndarara ku nshuti zanjye. Natekerezaga inshuti ebyiri harimo witwa Silas Mbonimana ndetse n'undi waruhari ariko ntazi neza ahantu aherereye. Nababwiye ukuntu naje nkagira kuri radio kuko Silas we yakoraga kuri radio Rwanda avuye kuri Muhabura. Nongere babwire ko ari we uwo impamvu muvuga cyane niwe nazize muri bya bihe bya jenoside ubwo interahamwe zicaga abatutsi, ubwo habaga amaraso menshi yamenekaga, interahamwe n'abasederi bica abatutsi cyane. Nababwiye ukuntu nahizwe cyane ndetse nkitwa inkotanyi kubera ko bavuga ko ari njye utanga amakuru Muhabura ivuga. Kuko cyambere nakoraga hari telefone ndetse nkana telefone kuko nkagira abo mvugana nabo ariko atari inkotanyi, bo bakavuga ko ari inkotanyi. Ibyo narabibabwiye nitwa inkotanyi gutyo. Uwo Silas rero bavuga ko kubera ko yari yaraje kunsura turi abasore akansura iwacu ku Birunga hariya mu Ruhengeri
yitwaga mu Ruhengeri, nanjye nkamusura aho yabaga igiko. Twari inshuti zikomeye cyane kuva muri za 88 gutyo. Kucyo gihe nari umucuranzi, nubwo nakoreraga ku Mukamira bwose, ariko nari umucuranzi. Mbura nawe we yarashinzwe ibiro by'ikinamico kuri Radio Rwanda. Urumva mu bintu byitwa festival, aho twajyaga ku Gisenyi hose, akenshi Silas twabaga turi kumwe, yewe dukundana cyane mu buryo bukomeye, ari inshuti magara. Numvaga ariko ngomba kurari we bwa mbere, ndetse ngashakisha izindi inshuti nyuma. Ariko nagezeyo ngiye kumuramutsa n'ubwuzu bwinshi, kuko nabibabwiye, aranyitaza, ansuzugura, andeba nagasuzugura ati Sibomana ati ndi kwihuta, no kuvuga ngo nkubitwa n'inkuba. Byo narabibabwiye, nkubitwa n'inkuba. Ubu arahari, naranyumva, birumvikana ko kuvuga ibingi badashobora kumva abikeneye, kuko nzababwira uburyo na nyuma ejo bundi buriya yigeze kuza kunsaba imbabazi. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo nzabigiraho mu bundi buryo. Yaraje rwose ko twahuye akora muri komisiyo ya demobilisation, duhuye arahagarara ku Mukamira, nsanze ku karere ka Nyabihu, arahagarara. Yewe icyo gihe nansengera, arambwira ati Sibomana ngusabye imbabazi, naraguhemukiye, narakwanze kandi nakwangiye ubusa. Ubakora muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda hariya kwa Bizimana, narabibabwiye. Ni umuyobozi ukomeye kuko yasohotse kuri Yellow Paper, rwa rupapuro rw'umuhondo. Ni ukuvuga ngo ni umuyobozi wemejwe n'inama ya leta. Ariko byagenze bite rero? Yangenje ati, ntimwumva ukuntu angenje, nshaka aho ndara ndahabura, nkubitwa n'inkuba, ndumirwa, mbona ibintu birahindutse, nti ese uriya niwe? Ariko ntekereje uko ibintu bimeze, yavuga nti byarahindutse koko. Byagenze bite rero? Nashatse uko mbigenza, biranyobera. Ntekereza iyo indi nshuti, ariko sinzi ngo baherereye he. Nkora iperereza, ndeba bamwe mu banyamakuru, kubera ko kuri Radio Rwanda nari nsanzwe mpamenyereye nk'umucuranzi kuva muri 86. Nari mpazi kuko indirimbo zanjye zari zihari, narahageraga, ndetse yewe n'abanyamakuru ba mbere twari tuziranye. Uretse kurumva byari byahindutse, ariko kuri Radio Rwanda nari mpazi. Ndeba bamwe mu banyamakuru, ndetse bamwe na icyo gihe nari umuntu witwa Amabirisi Sibomana. Amabirisi Sibomana icyo gihe numvaga niwe wari uri mu makuru mu Kinyarwanda kuri Radio Rwanda. Ndakuramukije cyane Amabirisi, twaranakoranye, ni umuntu mwiza cyane. Ndakuramukije, uretse ko ubu ngubu afite ikintu cy'uburwayi, ariko ibyo byose arahari. Imana rero ikomeze gufasha. Ndetse hari muri iryo joro marumva nabuze kuko mbigenza, yari kumwe na none uwakoraga amakuru mu Kinyarwanda ni Amabirisi Sibomana, ariko agomba kuyakora mu Gifaransa ni witwa Vital Ndayambaje, nawe ariho. Nawe ndakuramukije cyane, ndakuramukije Vital. Nibo rero ninginze bajya kunyereka ku muntu nashakaga, kugira ngo byibuze niba mbuze Silas ngende ndareyo. Barahangejeje ndarayo, ngira amahirwe nsanga iyo nabarumirwa ati uvuye he muri iki gihe byagenze? Ntabwo wapfuye. Turumirwa twese turarebana gusa, ntabwo napfuye, nawe ndabura uriho. Ndi yego. Ubwo mbaho no kuvuga ngo ndamushima uwo muntu wanshumbikiye cyane. Yewe mu nzira y'ubuzima bwanjye, no kuvuga ngo urumva iyo ni inzira ikomeye cyane, uretse ko twari tunasanganwe, ariko ni inzira y'ubuzima bwanjye Imana yamunyujijeho. Ndamushima rero, ndamwifuriza umugisha ku Mana. Nabayeyo noneho numva itangazo, urumva kubayo byangiriye akamaro gakomeye, byanteye n'umugisha. Numva itangazo rihamagaza ko Radio Rwanda ishaka abanyamakuru, kukeneye abakozi bagomba kujya mu itangazamakuru. Nagiyeyo. Ibyo basabaga, ni ukuvuga ngo ndibuka ko twagiyeyo turi benshi. Noneho ibyo basabaga, twakoze ikizamini cya mbere cyitwa interview. Interview ni ukuvuga kubazwa icyo bita connaissance générale, kubazwa u Rwanda, kubazwa amateka, ibintu n'ibintu byinshi. Mu by'ukuri nitwe nabyita ko twatoranijwe icyo gihe turi abantu bane, turi abanyamakuru bane.
urumva twakabaye abanyamakuru ariko twe twinjiye mu itangazamakuru 4 gusa bavuye mu Rwanda ku itangazo batavuye kuri radio Muhabura, kuvuga ngo abandi bari basanzwe ho kimwe na radio Muhabura uko yaje biteye bityo. Twebwe rero nitwe twakoze ikizamini bwa mbere turi abantu 4, ni ukuvuga twari abasore, hari witwaga Patrick Nyiridandi ubwo yakoraga yaraje aje gukora mu Gifaransa, hari witwa Fidel Kajugiro Sebarinda nyakwigendera, ni ukuvuga ngo aherutse kwitahira nawe Imana imutuza heza, twari kumwe. We yaraje yagiye mu cyo bita urubuga rw'imikino, ndibuka ko twakiriwe n'uwitwa Gaspard Rwakana, bagombaga gukorana mu mikino. Gaspard Rwakana ndetse n'uwitwa Boniface Murutampunzi. Boniface Murutampunzi niwe watwakiriye twese anadupresenta muri redaction, niwe watwerekanye. Boniface Murutampunzi ndakuramukije cyane, nawe yakoraga mu Gifaransa ndetse akanima n'umupira neza cyane mu rurimi rw'Igifaransa. Undi wagomba kuza wari watoranijwe n'uwitwa Jean Damascene Ndejeje, nawe yaritahiye Imana imutuza heza, nawe we yaraje muri animation ni kuvuga n'ubukangurambaga kimwe nanjye Sibomana Atanazi, nanjye ubwo narije muri animation. Mbibutse ko ikintu bita igitaramo ntabwo cyari cyakatangiye, ntabwo cyari cyakabayeho, nta n'icyabagaho kuva muri za 90, kuva Inkotanyi zitera muri 90, ntabwo igitaramo cyongeye kubaho. Nyuma haza ibyo bita amashaka menshi, none wa mwanya igitaramo cyagira, kuko igitaramo ubundi nicyo kigira umwanya munini kuri radio kuva na kera. Icyo gihe uwo mwanya w'igitaramo wavuyeho, haza umwanya bita urubuga rw'amashyaka. Ubwo igitaramo kivaho, za mbyino n'indirimbo n'inani byose bivaho. Niyo mpamvu ndibuze kubabwira ngo cyatangiye gite. Mukunda kubona karogo kanje iyo dutangira ikiganiro haza ngo umwami w'igitaramo. Ubwo ni ukuvuga ngo nabyo ndabigeraho ndababwira uko byaje kugenda. Ubwo ikizamini turagitsinze, turi 4, dutangiye akazi. Ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa 12 wenda twahageze mbere mu by'ibizamini n'ibiki, ariko twemejwe. Ndibuka cyane umuntu ntazibagirwa cyane wari chef du personnel kuri Radio Rwanda yitwaga Petero Nira. Petero Nira yatwakiriye neza cyane, nawe bambwiye ko ashobora kuba atakiriho. Ndibuka ko yari umudamu mwiza ushabutse kandi ufite ubwenge. Ndibuka ko yari afite abana 2, umwana w'umukobwa w'imfura witwaga Isabelle n'undi w'umuhungu witwaga Patrick. Baramutse bariho bari bakuru cyane birumvikana, ndabaramutsa cyane. Imana ikomeze ibafashe. Nyina rero ni umuntu watugiriye, wakoze akazi gakomeye cyane kuri Radio Rwanda muri bureau du personnel. Ubwo turatangira mu kwa 12, tumaze gukora icyo kizamini cya interview. Nyuma ngo twabaye angaje cyangwa se twinjiye mu itangazamakuru kuri Radio Rwanda, twese twitwa abanyamakuru bakora amakuru mu Kinyarwanda. Ibi byerekeranye na siporo, byerekeranye n'imyidagaduro, igitaramo ntabwo byari byakabayeho, kubera ko twari tubaye inyeshyamba natwe. Bigaragara ngo nta porogaramu nshya, nta porogaramu Radio Rwanda yagiraga. Radio Rwanda porogaramu yagiraga ni yindi yo kuri Muhabura, ni ugukora ibiteganijwe gusa kugira ngo bareke ubuzima bw'igihugu bwagaruka. Ni ibyo twasohoreyemo. Bivuga ngo ariko harimo kwigwa icyo bita, ni ukuvuga ngo inama y'ubutegetsi ya radio ya Orenforo. Orenforo ni iki? Orenforo yari, ni ukuvuga ngo yari Radio Rwanda, yari televiziyo y'u Rwanda, nicyo bitaga presse écrite, ni ukuvuga ngo ubwanditsi, imvaho, raroreve n'ibiki byose. Nibyo byari bigize Orenforo, kuko buri kintu cyose cyari gifite inshingano zacyo, yari direction ukwayo.
noneho ubwo twatangiye akazi, niyo mpamvu mvuga ngo icyo gihe cyari igihe gikomeye cyane, igihe gikomeye. Ndagira ngo mbereke, kuko nge iyo ntafite ikintu cy'ikimenyetso ntago bimfasha kugira ngo abanyamakuru, hari n'igihe ngunda kuvuga ntariko biriya bihe ko byari bikaze cyane, hari igihe nsubiza amaso inyuma nkavuga ariko buriya nabicitse nte, nongere nsubiremo. Abantu bansesengura cyangwa bapfa kuvuga gusa ngo Sibomana, ukabona umuntu ariteretse rwose ngo cya gihe wihamagariraga abantu, muri buze kubyumva niba koko wabikora wowe. Aka gapapuro ntabwo nzakibagirwa, ndibuka ko nigeze kukabereka aka gapapuro. Aka gapapuro rero kitwa, ni agapapuro gakomeye. Murabona ko n'akazi inyuma nashizeho naragafunitse mu buryo bukomeye cyane. Iyo ntagira aka gapapuro mubona, ni ukuvuga ngo naho nahambwe hari ntabwo haba hazwi. Agapapuro karamfashije cyane mu buryo bukomeye. Aka gapapuro muzi kuko kitwa ikibari. Aka uko mukabona kandutira ibyangombwa byose nagiye ngira mu buzima bwanjye, kandi kuko ari naho kandengeraga ngiye no gupfa. Icyo mvuga ni iki, mwumva ko kandi kitwa ikibari. Iryo jambo ni ubwa mbere twari turyumvise, gusa ni ijambo ryavugwaga n'abasirikari ko agiye mu kibari, ariko ukayivuga ikibari ni iki. Ikibari, urumva twebwe sisitemu yacu cyangwa se imikorere yacu y'u Rwanda bitewe n'abadukolonije, gusa ni nacyo kintu mbwira Inkotanyi, buriya gusibanganya icyo bita uko abantu babayeho biba bigaragara kuri umuntu w'umugome, kuko ntabwo babayeho kubera impamvu zabo. Iyo rero ubangiye icyo ngo mwebwe ibyo murimo ntabyo batarabyihaye, iki kiba ari ikibazo gikomeye, ko twebwe nta bintu by'icyo. So wenda reka ngaruke ku kintu bita so, abazaga bose baba bize baba batize, inkunda rubyino, buriya hari ikintu mutakunda kumenya cyane, kudakurikira ingoma yatsinze ukabaho nta muntu wagombye kugukinaho. So abitwa banero ndabaramukije cyane, abantu batazi n'icyongereza ariko mwahura ngo so, kubera ko abaye Inkotanyi, so yari duhitanye. So ni ikintu cyaduteye ikibazo, buri wese so biratuyobera, kuko buri wese iyo mwasangiraga, kuko twajyaga no mu kabare, umuntu wajya kubona ukabona arahaguru ngo turi mu ishyamba, buri wese apfa kuba ari umututsi, turi mu bamwe tukanarwana irihe shyamba wabayemo, gusa ni uko nyine FPR yatsinze. Nicyo buriya ngo ribaruwa riraye. Aka gapapuro rero kitwa ikibari, kanditseho ngo iki rero, kanditseho nakaberetse ngo Radio Rwanda, ni twa tumashini two kudondanga byo bita metode burugumestre. Ngo Radio Rwanda, mwumva amagambo yanditseho make cyane. Handitse ngo Radio Rwanda, bacaho akarongo ngo Monsieur, ni ukuvuga ngo barabireka, Madame, Mademoiselle, bacamo akarongo, urumva ndi bwana Sibomana Atanaze ni umukozi wa Radio Rwanda, musabwe kumworohereza akazi. Nibyo byanditseho gusa ngo Sibomana Atanaze ni umukozi wa Radio Rwanda, musabwe kumworohereza akazi. Major Wilson Rutayisire, hasinywaho n'umuhagarariye witwa David Kabuye, umugabo wa Roza Kabuye icyo gihe yategekaga umujyi wa Kigali. Nibyo byanditseho gusa na kashe ya Orenfort. Nicyo cyangombwa cya mbere cyatanzwe muri Orenfort, twaragihawe turi abo banyamakuru bane. Abandi bose baje nyuma, bari abagacinya ba Barore, no kuvuga ngo bo batangiranye na porogaramu za Radio Rwanda, ndibuze kuhagera. Aka gapapuro rero kakoze ibintu bikomeye, no kuvuga ngo niba uhageze, kuko hari muri
insécurité cyangwa se umutekano muke bizwi, uhura n'umuntu yagutungira agatoki ukaburanyereye. Hari noneho n'indi system yakoreshejwe icyo gihe ikomeye y'abana bato, cyane cyane ab'abakobwa kandi batoya, yakugeraho yakubona umuntu w'ibizuru. Hari n'abagiye bibeshya ku bantu bakagira ngo wenda ni n'abahutu, reka da, yabona n'umuntu w'ibizuru bimeze akarira ate atuye namubonye iwacu, atuye ubwo ntunafatwe n'abashinzwe umutekano. Ukubonye wese apfa kuba ari umututsi aho ngaho, aravuga ati okay, ngwino ujye kubisobanura. Uwo akujyaniye ntuzi uwo ari we, tuzi icyo ashinzwe. Abantu bagiye banyereza abantu tiwamenye ngo bari bashinzwe iki icyo gihe. Abakada ni bande, wabarega he? Abo bitwa abakada. Ko umukada cyari ikintu giteye ubwoba cyane. Ngo uyu ni umukada ushinzwe iki? Nakora amakosa naguhotera uramurega. Icyo cyari ikibazo gikomeye cyane. Ndababwira ibyo nabayemo ngiye ubwanjye. Agapapuro mbabwire, akangaka niyo mpamvu mbabwira ngo aka karakomeye cyane. Iyo nkare akasi nshobora kugata mu byo nakwibagirwa, sinshaka kugira agapapuro. Icyo gihe byabaye ngombwa ko dutangira akazi, ariko batubwira ko mu minsi iri imbere, kubera ko abanyamakuru ari bakeya, hari igihe imirimo iziyongera n'ibiganiro bikiyongera, bashaka abanyamakuru benshi, ko bazongera gutanga irindi tangazo kugira ngo babone abanyamakuru benshi. Cyane cyane ko buriya ibiganiro byabagaho kera kuri Radio Rwanda, habaga ibiganiro bya radiyo ubwayo, byari na bikeya kuko byo byashyirwagaho n'inama ya radiyo cyangwa se na porogaramu ya radiyo. Habaga ushinzwe icyo bita porogaramu za radiyo, agakoranya abantu bagashyiraho ibiganiro. Ariko hakaba n'ibindi biganiro byaturukaga muri za minisiteri n'ibindi ibigo cyangwa se Kiliziya Gatolika nayo ku cyumweru buriya habaga ikiganiro cyo bita Chronique Catholique, ikiganiro cya Kiliziya Gatolika ku cyumweru. Ko nta ndi maradiyo yabagaho. Ibi bintu mu byumva ko ngenda babwira ibyo nabayemo tugitangira. Ubundi hakaba ibiganiro bya za minisiteri. Buri minisiteri yagiraga umunyamakuru wayo ukora ikiganiro cya minisiteri runaka. Wenda niba ari minisiteri y'ubutabera, hakaba umunyamakuru wa minisiteri y'ubutabera. Ubutabera mu Rwanda witwa ndibuka umuntu witwaga Mukakigeri Janvier, sinzi niba kiriho, niwe wakoraga icyo kiganiro. N'abandi ukuvuga ngo bo barabikoraga bakaza kubikorera kuri Radio Rwanda, bakanabitambutsa kuri Radio Rwanda. Ariko ari abanyamakuru ba minisiteri, abo twitaga ba chroniqueur, bo rero bagiraga ibiganiro byabo. Mwumva ko radio cyari ikintu gikomeye cyane. Ariko reba kugira ngo u Rwanda rwose na minisiteri zose aba ari we uzihitishiriza, mbese uzibera porte parole, uzibera umuvugizi. Mwumva ko Radio Rwanda twayikoze ari ikintu gikomeye cyane. Ariyo mpamvu kubona umunyamakuru wa Radio Rwanda icyo gihe byabaga ari nk'igitangaza. Abantu ntabwo babyumva, bo bumva ko uko bameze ari byo bazi gusa. Twabayeho mu buryo unavuga kuri radio bakakumva mu Rwanda hose, nta wundi bumva. Urumva ibyo ngibyo ntabwo abantu benshi babizi. Ubu ngubu ntibamenya ngo umunyamakuru ninde, wenda kereka hirya imbuga nkoranyambaga, ariko icyo gihe barakumenyaga wese. Noneho kubera ko twatangiye imbere, ndagira ngo mbereke iyi baruwa sinzi niba hari abantu cyane cyane twatangiranye, ariko byibuze nk'abo twari kumwe bo ni ukuvuga ngo bayikwereka. Ni baruwa ngiye kubasomera, kuko abantu benshi iyi baruwa ntayo bafite, ahubwo bafite iyo na attestation de service. Attestation de service yasinywe ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere muri 1996. Iyi abantu benshi barifite kuko yereho n'ifoto, cyane cyane ab'icyo gihe bakoze muri Orenfort. Ariko
iyi ni iya Rutayisire ubwe yisinyiye Major Wilson Rutayisire ku banyamakuru ba mbere batangiye kuri Radio Rwanda. Yanditseho ngo iki rero, ngo Kigali ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 1995. Iki gihe ariko akaba nari cyo gihe porogaramu za Radio Rwanda zatangiriye, cyo bita porogaramu, kuko mbere yaho nta porogaramu ni ukuvuga ngo ni gahunda z'imikorere, gahunda nzima Radio Rwanda izagenderaho igihe cyose. Iyi baruwa rero murayireba mwebwe, murayireba hano, sinzi niba muyibona neza. Hano iyi sinyatire ni inyandiko ni ya Majoro wari Majoro icyo gihe Wilson Rutayisire. Iyi nyandiko iyi baruwa rero ni ibaruwa ikomeye, icyo bita lettre d'engagement, ibaruwa yinjiza umunyamakuru kuri radio. Kigali ku itariki 5 z'ukwa mbere 1995. Iyi baruwa ni nimero 017 agakoni 12 akadomo 02 akadomo 1 akadomo 1. Iyi niyo baruwa yanjye. Hano ku ruhande handitse ngo akadomo p agakoni u akadomo c Republique Rwandaise Office Rwandaise d'Information BP 43 Kigali. Noneho yanditseho ngo iki rero, ngo Bwana Sibomana Gahakwa Atanaze CEO Radio Rwanda sous section Journal Parler Kinyarwanda. Impamvu ngiye kubasomera iyi baruwa, ntabwo twangajwe cyangwa ntabwo nangajwe, abakunda kubaza ngo mwakoranye mu, ntabwo nangajwe nk'umuntu uje gukora igitaramo, ntabwo nangajwe hari ngo bampaye akazi, ntabwo bampaye akazi nta kizamini nkoze, ntabwo bambaye akazi kubera ngo kungunda ngo ngwino tuguha akazi kubera ko twabuza abakozi, cyangwa se ngo nta bakozi babagaho, bakoresheje ibizamini, muzabaze n'abandi babakoze. Noneho hano barandika ngo Sibomana Atanaze ngo impamvu guhabwa akazi. Bwana Sibomana, ndakumenyesha ko guhera ku itariki 12 z'ukwa 12 tariki 12 z'ukwa 12 1994, nukuvuga ngo niyo tariki nukuvuga ngo baduhereyeho iyi lettre d'engagement, ngo uhawe akazi k'ubunyamakuru muri section ya radio diffusion sous section Journal Parler Kinyarwanda. Umushahara wawe w'ifatizo ni amafaranga 16,560 mu mibare, uwo mu rwego rwa commis de 5e classe, chef wa section rédaction des journaux Parler, azagusobanurira ku buryo burambuye imiterere y'akazi uhawe. Umuyobozi w'agateganyo wa ofisi y'igihugu ishinzwe itangazamakuru Major Wilson Rutayisire arisinyira ubwe, aterana kashe. Bimenyeshejwe chef wa service affine, chef wa service radio diffusion, rédacteur en chef des journaux Parler, chef wa sous-section Journal Parler Kinyarwanda, bureau du personnel Orenfort Kigali. Iyi niyo baruwa impakazi muri Orenfort ya mbere muri 1994. Ubwo natangiye akazi k'itangazamakuru. Ubundi iyo twatangiraga akazi hari ikintu cyabanzaga cyitwa guhugurirwa itangazamakuru. Ubundi abantu benshi bakunda kugaya ngo nta bushobozi ngo twari dufite, ntabwo twari itangazamakuru. Niba twagura itangazamakuru n'abantu, kuko mfite amasertifika agera ku 8 harimo n'ay'abazungu, guhugurirwa itangazamakuru, kuko icyo gihe nta shuri ry'itangazamakuru ryabagaho, kereka ugiye mu mahanga. Nukuvuga ngo twibyasabye ko ndetse na BBC bayihamagaza. Nkuriya Laurent Ndayihuruma yaranyigishije itangazamakuru, n'abandi n'abazungu benshi cyane, ntabwo ari ngombwa kwirirwa mbibereka, ariko icyo nshaka kuvuga ni icyo abantu bagaya cyangwa bavuga ngo kiragenda nta tangazamakuru ryiza twakoze,
baribesha cyane, kuko itangazamakuru ni ikintu kimwe ku isi. Uko waryiga muri Amerika niko waryiga muri Afurika y'Epfo, niko waryiga mu Rwanda, ni ikintu kimwe. Ahubwo wenda ikintu aho baba bitandukaniye cyane, aho nabibonye cyane ku bantu bigisha itangazamakuru, ni experience cyangwa se ubunararibonye bw'umwarimu. Hari gutangazamakuru byo gutara no gutangaza inkuru byo ni ikintu kimwe. Ubwo rero twebwe uko twari bane mu kwa 12 mu kwezi kwa mbere y'ukwa 12 mu kwezi kwa 12 nyine, b'abanyamakuru bane, ubwo abandi ntibari bakaje, twatangiye gukora icyo bita gukora inkuru. Gukora inkuru, iyo hageraga hari ibyo baguhuguriraga cyane cyane no kumenya ibyo bita gutunganya inkuru, ariko hakaba ikindi kintu cy'uko utagomba kwinjira muri studio ngo usome inkuru. Wakoraga inkuru, wajyaga gutara inkuru, bakakwigisha uko bayitara, ugatara inkuru, nyuma ukazaza ukayiha redaction, ni kuvuga ngo ukayiha abanyamakuru babishinzwe, cyangwa se n'ushinzwe abanyamakuru, redacteur en chef, ubundi akareba inkuru yawe akayiha abashinzwe, abamenyereye kuyitunga, kuyisoma muri studio. No kuvuga ngo buriya ijwi ryawe ntabwo ryabaga ryizewe, kubera ko babanzaga kugutoza, ndetse ukajya no kuvuga ntibisohoke kugira ngo bakumvishe neza uko ijwi ryawe riteye. Uwo munyamakuru nk'uwo rero bamwitaga umunyamakuru ukora icyo bita reportage gusa. Reportage ni iki? Ni uko ukorera inkuru hanze ukayizana, ariko ukayiha abagomba kuyivuga, wowe ntuyivuge. Ukajya ujya gutara inkuru gusa ukayizana, ariko ntuyitangaze. Muzumva bavuga ngo inkuru twayihawe n'umunyamakuru wacu. Iyo ari umunyamakuru wanyu we aba yemewe, ariko iyo ari muri stage bavuga ko ari umunyamakuru wacu ariko wimenyereza umwuga. Uwo aba ari umustagiaire, aba ari umunyamakuru wimenyereza umurimo. Ubwo rero ndibuka ikintu ntazibagirwa, ni ikintu kimwe gikomeye. Ndibuka ko inkuru ya mbere nagiye gutara, cyo twita reportage nyine, ni inkuru nakoreye ahantu bita ku Kabusunzu. Ku Kabusunzu hari muri taga centre iwacu, ikigo cyatozaga cyangwa se kigafasha abahinzi n'aborozi. Icyo gihe hari habaye ko Minisiteri y'itangazamakuru yari yatanze amaradiyo ku bahinzi n'aborozi, bahagarariye abahinzi n'aborozi muri centre iwacu ku Kabusunzu. Iyo nkuru ni nge wayitaye. Iyo nkuru ntabwo nzayibagirwa cyane, kuko niyo nkuru yanjye ya mbere yananshimishije cyane, kuko naraje ngeze muri studio nsanga umunyamakuru ntaje ngererewe cyane, nsanga saa moya zageze, umunyamakuru yinjiye muri studio, nanjye ndazamuka ko hari muri etage, nsanga yinjiyemo yari uwitwaga Ntaganda Sipiriyani. Ndakuramukije cyane, nahoraga mbikubwira ntabwo nzakwibagirwa. Nasanze ari kuvuga amakuru, noneho umutekinisiye aramubwira ati Sibomana hano azanye inkuru, aragira ngo ayiguhe kandi agezanya aka kanya. Noneho hari ukuntu umunyamakuru bashyiragamo akaririmbo bita jingo kugira ngo bakingure urugi, ubundi ninjire ntange ya nkuru. Ni ukuvuga ngo yari icyo bita papier, urupapuro. Naragiye ngezemo, Ntaganda Sipiriyani ati ni ubwa mbere? Yego. Ati icara uyisome, kubera ko yari inkuru ngufi. Nari najyanye muri redacteur, aravuga bati ni birebire we gabanya ibingibi. Yari inkuru ngufi, aravuga ati icara uyisome. Ati nta kibazo. Kubera ko nari menyereye ikintu bita mikoro, icyambere nari umuririmbyi, mikoro nari nyizi, nari menyereye kuri radio, mbese numvaga ntacyo bintwaye. Inkuru ndayisoma, ariko kumva ngo ndi gusoma en direct on air, urumva hazamo akantu. Iyo aribwo wasoma bwa mbere inkuru, ni ngo kuvuga bwa mbere kuri radio, uzi ko nta handi binyura, abantu bose bagiye gukumva. Kandi none icyo gihe ni igihe buri muntu wese, buri munyarwanda wese yabaga ateze amatwi icyo bita Radio Rwanda. N'abashefu bacu bose bagenanaga uturadiyo kugira ngo wumve niba hari akantu kadasanzwe kavuga kuri Radio Rwanda. Icyo gihe cyari igihe gikomeye cyane. Ati icara uyisome.
naricaye inkuru ndayisoma rwose, nyisoma neza, nirangije yongera ashyiraho ariko ni ukuvuga ngo ndayisoma neza nitonze, arangije ati okay, noneho yongera ashyiraho kakajingo ati noneho sohoka wigende nta kibazo. Nageze hanze ku mutekinisiye, numva nicyo kintu cya mbere mu buzima bwanjye cyanshimishije, kuko buri wese aranyumvise, buriya niko bigenze, numva biranshimishije cyane. Yego nari nsanzwe numvikana mu ndirimbo ndi umucuranzi, ariko gusoma inkuru numvise ari ikintu kinshimishije cyane. Reka ngaruke gatoya, noneho ubwo turakoze habayeho icyo twita gukora porogaramu nshya za Radio Rwanda. Ubwo inama y'ubutegetsi irimo kwiga uko porogaramu zigomba kugenda, ibiganiro bigomba kujya, aho ibyo biganiro bimwe byo hanze cyangwa se bya hanze, no kuvuga hatari muri radio, bya za minisiteri bigomba kujya. Kwani inama y'ubutegetsi ntabwo yabaga ari inama ya Orenforo gusa, kiriya kigo cy'itangazamakuru gusa. Ni inama y'ubutegetsi yabaga ari inama igizwe n'abayobozi banyuranye mu gihugu, kuva ku rwego rwa Perezidansi ya Repubulika, kumenya ngo Radio Rwanda izakora ite. Iyo gahunda yose nibo bagomba kuyishyiraho bakanayimenya. Niyo nama y'ubutegetsi, kuko ntabwo ari Orenforo, ni inzego zose zitegeka igihugu nizo zigaga icyo bita porogaramu za Radio Rwanda. Ubwo bavuze ko tugomba Radio Rwanda igomba gutangira porogaramu nshya ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere muri 1995. Ariko ntaragera aho ngaho kuri porogaramu rero, reka nsubize bamwe mu bantu bakunda bakavugaguzwa, bakavuga ibyo batazi, nubwo ndibuze kubigarukaho. Ese icyo gihe cyari kimeze gite? Bakimara kumva agapapuro kitwa ikibari, nahuye n'ingorane zikomeye cyane, mbabwire ngo karamfashije. Mujya mwumva i Kigali bavuga ngo hari igihe bandikaga ngo iyi nzu yafashwe, yewe kandi handikishijweho ikara iryo mu ziko, iyi nzu yafashwe. Ukabona byari bibujijwe kwinjira mw'iyo nzu yanditseho. Hari n'abana bagendaga bakabyandikaho gusa, niba ari nk'abana b'abasirikari bibereye nkangaha, akareba ati agafata nk'ikara kubera ko abonye ahandi byanditse ngo inzu yafashwe, nawe akagenda akandika kuri ngo iyi nzu yafashwe. Ubwo birarangiye, nta muntu ushobora kuyinjiramo. Yafashwe, wayinjiramo se uzi uwabishyize hari inde? Ku icyo gihe hari icyo bita ikintu gikomeye cyane ndibuze kugarukaho, cyo kuvuga ngo ni igihe babandi bavuga ngo buriya ngo wahamagariye abantu ngo kuza mu gihugu, ngo FPR ngo irabica. Ubwo si icyo gihe wibwira ko wabahamagara? Nge nari ndiho nde? Nababwiye ibintu bikomeye cyane. Buriya iyo ariko ndaza kubigeraho, reka nze kubigeraho cyane, ubwo ndibuze kuvuga ko ni iki cyatumije ntajya mu Nkotanyi, wenda ndibuze kubigeraho. Reka ngaruke ko kwayo mazu yafashwe. Mumva bavuga ngo habaye itangazo rivuga ngo abantu bagomba kuva mu mazu y'abandi. Ibyo byanabaye muri kiriya gihe kitahuka ry'impunzi. Ariko icyo nabivugaho, ntimugire ngo itangazo
byavuga ngo abantu bave mu mazu y'abandi, abo bantu bayavuyemo gute se? Byaratambutse, abantu bagomba kuva mu mazu y'abandi kubera ko ba nyirayo bayafiteho uburenganzira. Ni itangazo riteye rityo, ariko abari mu mazu ntayo bavuyemo. Yewe se bundi bari kuyavamo bakajya mu yandi ko ntayawo yari ahari. Ahubwo icyabaye ni iki? Habaye ko bicara bagategereza batari ko ubundi iyi nzu ni yande. Mwumva kaga nahuye nako, mwebwe muvuga ngo buriya ngo Sibomana wihamagaraga abantu ngo baze. Reka da, umva icyo gihe uko byari biteye. Byageze ubwo nitwa umuntu uhagarariye intera hamwe mu mujyi wa Kigali. Kubera iki? Bavuga ko abantu bava mu nzu. Ndibuka abantu mwese nacumbikiye, abantu baraye iwanjye. Ndibuka ko nasenyewe inshuro ebyiri aho narindi za Gikondo, kandi nkora kuri Radio Rwanda. Bimwe nagiye mbibabwira ukuntu najya bajyaga bantangira cyane cyane, ukabona umukobwa yambaye tare afite imbunda, wowe uravaho ukajyayo. Icyo nshaka kukubwira ni iki rero? Nimutse inshuro ebyiri, nsenyerwa, terwa nijoro, bigeze ubwo nandikira umuyobozi wanjye uriya David Kabuye, umugabo wa Roza Kabuye, musaba mubwira ngo ngewe umutekano wanjye ntawo urageramiwe, ngiye gupfa, ndasaba muko muncumbikira mu mazu ya Radio Rwanda aho bitaga muri Kedorose. Yarabyemeye, namuhaye ibimenyetso, yarabyemeye, nza muri ayo mazu. Ariko si amazu, ni ukuvuga ngo ni amazu yarimo buri muntu afite icyumba kimwe, utuzu twarimo icyumba kimwe. Ni ukuvuga icyo cyumba kimwe ni amazu bari barateganirije abadepite bo ku bwa Kayibanda, ngo bajyaga bararamo n'igitanda kimwe, ubundi ngo baje mu nama bagasubira iyo bahoze, mbese bakaba bacumbikiye aho ngaho. Ayo mazu bitaga muri Kedorose yarimo icyumba kimwe. Ni ukuvuga ngo twarimo abanyamakuru, abakozi ba Orenforo, abanyamakuru n'abandi bakora imirimo yihutirwa aho ngaho. Ariko buri muntu akagira icyumba kimwe. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero? Muri ayo mazu ndibuka ko hari igihe twigeze kuraramo turi abantu, nayo ifite imiryango 8, cyane cyane muri kiriya gihe cy'abacengezi nababwiye. Kiriya gihe cy'abacengezi, umuryango wanjye byageze ubwo nawo nize ngo nishwiragira, bampungiraho i Kigali, birukanwe nuko nabo bagiye kwicwa. Reba, kugira ngo abantu bave mu cyaro bampungireho mu mujyi i Kigali. Ndi hehe? Mu cyumba kimwe, mbona mfite abantu 8. Abo bantu 8 haza kwiyongeraho abandi 10 nabo bavuye muri ako karere cyangwa se no hirya no hino, gusa bazi ikintu kimwe gusa, kuvuga ngo umuntu tuzi uri i Kigali wadufasha ni Sibomana Atanaze. Mwumva kaga rero nagize. Uriya kabona umuntu rwose araha, buriya se we arega, buriya nawe buriya se gahunda yabo warahamagaraga se ubundi mbwira niba icyo gihe ushobora guhamagara abantu. Ariko igihe nababwiriye cyo kwandika ya teatre, ni nyuma y'ibihumbi 2 abantu bose baratahutse, bamwe kure, ntaho bihuriye n'icyo gihe. Nge se narindi nababwiye ko n'icyo gihe hari igihe byabaye ngombwa ko nanjye ubwanjye mpunga. Waba uri guhunga se uhamagara abantu ngo muze? Ariko ye byagenze biterera muri iyo nzu yanjye, muri icyo cyumba. Reba kuraza mu kumba kamwe kadashobotse, karimo tuwarete, karimo aho gukarabira intoki, turaramo turi abantu 18, imiryango 18, ku buryo harimo akadirishya tukara dukinguye idirishya kugira ngo tubone umwuka. Bose bahunze umutekano mu majyaruguru. Ariko ngarutse kuriya
kuri ya mazu. Buriya hari igihe umuntu yarebaga, kubera ko icya mbere iyo umuntu yabaga afite inzu i Kigali, benshi urumva bakoraga i Kigali, bamwe baratahutse bakavuga bati ariko reka tujye i Kigali kureba ko amazu yacu ariho. Ubwo ni ukuvuga ngo impunzi zari zimaze gutahuka, gucyurwa si no gutahuka, kuko babe kujya kubacyura ni ukuvuga ngo bacyuwe ku ngufu. Noneho hari igihe umuntu yabaga ari mu nzu akavuga ati ariko iyi nzu ubundi yari iyande, bakakubwira bati ariko iyi nzu ni umuntu wo mu Ruhengeri. Niba ari umuhene ubwo nyine ni interahamwe ntazanagaruka, kugira ngo azayivemo cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Noneho rero akazi nagize ni akahe rero, sinzi niba mwebwe muri uko byumva. Umuntu wese yumvaga ko agomba kuza i Kigali, kubera ko nakoraga kuri Radio Rwanda mvuga, byanze bikunze yazaga iwanjye, nta handi hantu agomba gukora ko ntawe yarazi. Ibintu yari byarahindutse, kugira ngo ajye kureba inzu yabanzaga kugera iwanjye, wamfasha kabona inzu yanjye. Bantu mwese mwaraye iwanjye ndabaramukije cyane. Sawa, ubwo muracyabyibuka? Ngicyo nshinzwe ni ukugira neza. Ibyo ndababwiye ngo ndakubwira abantu nagize Imana, nagiriye abantu neza. Mbabwiye wenda ibyo abantu bangiriye byo byaba atari byiza, kuko naba ndi gushinja Imana ikintu kitari cyiza. Gusa Imana yarankoresheje kugira ngo mbe inzira y'abantu benshi kandi babeho. Ndizera ko babizi. Niyo mpamvu mbabwira ngo ngiye rwose niyo nakwigendera ibyo nagomba gukora narabikoze. Ikintu bita guhesha abantu amazu yabo, kuko kenshi amazu menshi akomeye ku bantu batanamvugishaga kera twananguraga ntibamvugishe, ninjye baje gushaka nyuma. Inzu yanjye kadasire ribunaka, ndagira ngo umperekeze njye kuyireba. Narahanganye cyane, amenshi yarimo abasirikare b'inkotanyi. Reba, kugira ngo ugende ukure umusirikari mu nzu y'umuntu uvuye tingitingi, mwumva byari bimeze bite? Subwo murabyumva, abundi abamvugaho barabyumva, kandi ukabona araho gusa. Njya mu kintu gikomeye, bigeze ubwo menyekana ko ngo mbohoza amazu y'interahamwe, ko mpagarariye interahamwe mu mujyi wa Kigali. Gusa mwumva narabaye, bigeze ubwo njya kuregwa kuri criminology, hepfo yaho nari ntuye. Bantumaho, wowe uhagarariye interahamwe kandi wowe. Ariko wandeze, ndashima cyane uwitwa icyo gihe yari kapitene gendarme Bayingana, ndamuramukije. Bayingana ni ukuvuga ngo niwe wababwiye ati ntabwo ubusa abaye interahamwe gute, niba abantu baramuhungiyeho ngo habaye abantu benshi, ngo ntiwamenya ngo bamwe uyu munsi ngo barayo ngo sibo bongera kurarayo, ngo ujya kubona ukabona abagore abasore, ukandi abo ubonye uyu munsi nta nabanzuza, ntabwo ari ubona y'ejo. Kandi koko niko byari bimeze, ariko ntako nagombaga kubigenza, kuko bose bazaga ari njye bareba. Aradufasha, abagore n'abana, abahetse abana bati tuje kureba Sibomana. Nuko byangendekeye. Ikibazo rero cy'amazu cyanteje ikibazo gikomeye cyane, ndetse ndahigwa cyane, ndetse mu buryo bukomeye, ku buryo hari n'abasirikari bampize kundasa. Nuko byageze ubwo ntajya mva mu nzu noneho, cyangwa se sinsohoke bwije. Ikintu gikomeye cyane. Reka ngaruke gato ku kintu cyitwa porogaramu twakoranye dute, twanakoze kuri Radio Rwanda gute, natangiye gute. Ako wenda nashaka kubabwira ngo bamwe bakunda kuvuga ngo wahamagariye abantu ngo buriya ngo hari icyo mwari muziranyeho n'inkotanyi, kumenya nase ni ukuhe kuni. Nababwiye ko nge naje mu gihugu kubera icyizere nzifitiye,
vuga ni ntacyo nakoze ntacyo nzaba, niba ari abantu koko nta kindi. Reka rero ku itariki porogaramu za radiyo Rwanda zitangire tariki 15, gusa ntabwo nakwibagirwa kubabwira ngo ese icyo gihe twatangiraga muri 94 dutangira akazi twahembwaga iki? Nta nibyo binababwiye ngo nta mafaranga yabagaho. Mu biro byose wageraga muri za minisiteri ugasanga nta n'intebe irimo. Ni ukuvuga ngo nta kintu cyari, nta niwe ugombaga kubaza ubaza umushahara se ku byerekeye iyi mbasomeye ngo umushahara wanjye ni nyuma ya 95 ntabwo ari muri 94. Niyo mpamvu mbagarutse. Twafataga akabido k'ubuto tukagagabana turi babiri. Pate jaune, ni ukuvuga ngo pate jaune n'ibyo twahembwaga si iby'u Rwanda, byari imfashanyo. Ariko ndahagaruka, ariko ni ukuvuga ngo ni ubuto, ni pate jaune n'ibishyimbo bidashya, ishyimbo wagira ngo ni amasarabwayi, ishyimbo wirirwa utetse umunsi wose. Ngibyo ibyatubeshagaho, nibyo twateka, nta mafaranga yabagaho. Kandi tugakora imirimo gusa. Hari izi modoka twari dufite zavuye hirya no hino aho zatoraguwe, ubundi bakadutwara neza tukajya ku kazi kandi tukavayo tugeza mu rugo. Kubera ko nyine nari negereye akazi nagendaga n'amaguru. Iyo mvuze ibyo ngibyo by'uko abantu batangiye bashonje bahembwa batyo bihangana, ukumva abantu zambura mukoro zivuzi ngo nese ngo ari kwishyuza ndengo twebwe ari nawe ngo twari impungure mu ishyamba ze ngo twagiye. Niba mwaraziriye mu ishyamba bikagenda bityo mukagira amahirwe igihugu kikabaho, cyangwa se igihugu ngo mukakibona mukagifata, icyo gihe hari icyo utishyuza kubera ko nta gihari. Ariko niba kibayeho se, umuntu wakoze atyo mu gihugu ngo iyo kiriho ukabona abantu bari bameze neza, ngo wumva wishimye, ngo nta kibazo, ngo icyo waharaniye ni icyo. Ariko icyo waharaniye ni icyo, ni ukuvuga ngo wakiririye inkuna none gikijije nkunzi utazi utaragize n'icyo akora, kandi ari kwirata no ku bantu. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ubwo se none gukora neza byaba bimaze iki? Ni ngo kwibagirwa uwakugiriye neza. Wansobanura ukuntu nahembwa ibishyimbo bidashya, ariko ibyo reka mbyihorere. Ntabwo ngiye kuvuga imishahara y'abantu nuko bameze n'ubwirasi bwabo, singiye kubivuga cyane kuko nagaruka muri bya bindi ugasanga bibaye ikibazo. Ntabwo ariko igihugu cyagombye gukora, cyagombye kwibuka aho cyavuye, abahagikuye bakanashimirwa. Njye numva ariko ari uko byagenda. Reka ngaruke rero kuri porogaramu za radiyo muri 95. Porogaramu ku bunane nta mafaranga yari ahari, ntago baduhembye, ahubwo bagiye kuzana ibirayi mu Ruhengeri. Ku bunane ni ukuvuga muri 90 tariki ya mbere z'ukwa mbere 95 bagiye kuzana ibirayi mu Ruhengeri. Urumva twaryaga kawunga, papate jaune n'ibishyimbo n'amavuta y'ubuto yitwaga usa, ni imfashanyo. Bagiye kutuzanira kugira ngo baduhindurire, bagiye kutuzanira ibirayi mu Ruhengeri, buri muntu wese bakamuha ibiro 12 hari 12. Turishima cyane, turabyina kubera ko twari dufite amavuta y'ubuto. Nawe urumva icyo twakoze mu gitondo, twese twaje mu nda bya bintu bita ngo ni agakanzu hari, twariye ifiriti. Tariki 15 zirageze rero dutangiye gahunda. Ariko nongere mbabwire wa muntu witwa Silas Mbonimana, timuzi ko twabonanye akanyitaza. Ubwo ndaza nkora ikizami, ntabwo abizi, kandi we yakoraga kuri radiyo Rwanda ko yaravuye kuri Muhabura kuko nabibabwiye. We aza kunkubita amaso
ninjiye muri radiyo Rwanda bavuga ko ndi umunyamakuru wa radiyo Rwanda. Ambonye biramutangaza cyane. Hanyuma kuri hano nawe se wakoze ikizamini barakwemereye se ngewe, biramurya cyane mu buryo bwa akubitwa n'inkuba. Bantu reka mbabwire, njye nkunda kubabwira ngo kugira nabi ni bibi, kuko ntabwo ari wowe Mana, abantu si bo Mana. Biramutangaje cyane. Ubwo urumva nangajwe nk'umunyamakuru ukora amakuru mu Kinyarwanda, ariko ndi muri reportage ntacyo bimutwaye. Mwumve rero ahandi tugiye guhurira noneho. Inama y'ubutegetsi ya Orenfo imaze gushyiraho gahunda za radiyo Rwanda. Bavuga ko izatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere muri 1995. Muri iyo gahunda ya radiyo Rwanda, mu biganiro byose byarimo, harimo n'icyo bita igitaramo. Mwumve ko Sirasi mbere kuva muri za 90 kugeza mu za 86 na 80 na kangahe, uko yagiye muri 90 agiye mu Nkotanyi muri ibyo bihe, nawe yari umunyamakuru, kuko igitaramo cyabagaho igitaramo, ndetse kigakorwa na buri munyamakuru wese wakoze nimugoroba. Abitwa ba Eugenia Kawera, abitwa ba bose, kuvuga ngo uwabaga yakoze nimugoroba yashiragaho igitaramo. Igitaramo nukuvuga ngo izi ndirimbo bita MRT, musique rwandaise traditionnelle, indirimbo n'imbyino nyarwanda gakondo. Noneho tugiye gutangira porogaramu za radiyo, bavuga ko uko inama y'ubutegetsi yabiteganije, hagomba kuba igitaramo kandi kigomba kugira ba nyiracyo. Ubwo bareba bari bo bagomba gutangiza igitaramo, gukora igitaramo kuri radiyo Rwanda. Kandi ni nawo mwanya munini wongeye kuba kuri radiyo Rwanda. Nicyo kiganiro kinini, uretse wenda ibindi by'ibiganiro binini by'impaka nka kubaza bitera kumenya, ariko buri munsi igitaramo nicyo cyagiraga amasaha menshi. Ubwo inama yari yemeje ko mu bagomba gukora igitaramo, kuko bagacinya bari baje n'abariya babarore bari baje kuko nabibabwiye, ubwo bavuze ko igitaramo kigomba gukorwa na Sibomana Athanase na Gacinya Faustin. Ubwo no kuvuga ngo bateganya ko kuri iyo tariki ya mbere saa 2:30 amakuru mu Gifaransa avuyemo, hagakurikiraho igitaramo, ko hagomba gutangira igitaramo kigatangizwa na Sibomana Athanase ari we jewe. Mwumve rero, ubwo ni porogaramu nshya za radiyo, ubwo zatangiye kuva mu gitondo tariki 15 z'ukwezi kwa mbere, kuko radiyo yarafungaga igafungura. Sinzi niba abantu benshi babizi, ntabwo ari nk'ibyo gukora amasaha 24 kuri 28. Nagiye gutangira igitaramo rero, teguye indirimbo, ngiye kubona mbona uwitwa Sirasi Mbonimana ati ntabwo utangira igitaramo, ntabwo ari ushinzwe porogaramu za radiyo, yewe sinawe ushinzwe icyo twita, ubundi habaga chef wa porogaramu, akaba n'uwo wita chef Anipro wa animation production, wayoboraga abanyamakuru bakora ibiganiro. Ko hari abanyamakuru bakora amakuru, hari n'abanyamakuru bakora ibiganiro, nimwo nabarizwaga rero. Muri ibyo byose ntacyo yayoboraga muri ibyo ngibyo. Araza ati ntabwo Sibomana atangira igitaramo, ninjye ugitangira. Sirasi aragarutse, ya nshuti yanjye umwe nazize, nari ngiye kwicirwa ngo muha amakuru kuri radiyo Muhabura, mu byumba. Turashwanye, none ko nateguye biragenda bite? Urumva we yaramenyereye, yavuye kuri Muhabura ati ntabwo ugitangira, ni ngewe ugitangira. Ahubwo nanjye ngiye gutegura. Ubwo ndagiye no kwa chef wacu, chef wa porogaramu yitwa Musonera Gaspard, ndamushima cyane rwose. Musonera ni imfura rwose, imfura, umuntu witwaye neza mu bintu byose nabonye. Nuriya ubu bamushinze, numvise bamushinga ku komisiyo y'amatora, ariko yitwaye neza muri biriya bihe mu buryo bukomeye. Naragenda muregera nti chef, Sirasi yanze ko ntangira igitaramo,
ngo kubera iki ngo niwe uragitangira wese ko ari muri animation aje aramuhamagaye ati Silas ni ibiki ati ntabwo ati ngewe ninjye umenyereye igitaramo ntabwo nshaka ko Sibomana atangira igitaramo urumva aracyafite cya kintu undi ati wowe se uyu icyambere ngo yango ntabwo arabishobora ngo wowe icyambere ni umuhanzi ikindi ni uzahora agikora wowe uri muri porogaramu uri muri animation urangira iki ko agikora turaburanye kubera ko yaramutegeka aravuze ngo genda ukora akazi kawe niko mvuze reka Sibomana akora igitaramo nanjye ndamwumva ndumva ko ari buze kugikora kubera ko yahoranaga karadiyo Silas abiretse atyo biramubaza cyane ndibuka ko buri gihe twahoraga dushwanira aho ngaho ndibuka ko twari tugiye no kurwanira munsi dutashye ndibuka ko twatahanaga hari imodoka yazaga kuducyura tugiye gutahana yanga kujya mu modoka ndimo ngiye kugendamo tugiye kurwaniramo dukizwa n'umuntu witwaga Serafin Byiringiro. Serafin Byiringiro muzi umuntu ukora kuri BBC witwa Yves Bucyana. Yves Bucyana uriya ni murumuna wa Serafin Byiringiro wari imfura cyane wari inshuti yanjye cyane ikomeye mwiza cyane umunyakuri munyarukundo niwe wadukijije aravuga ati Silas uyu nta n'abantu babonaga dushwana ariko ntibamenye ngo ariko aba bantu barapfiki ni nawe watubajije ati ariko mupfiki ko muhora mushwana buri gihe Serafin niwe nabwiye ndi dore impamvu twara na Silas ni iyi ngiyi niwe wavuze ati ntabwo twari tubizi mbese niwe wabibwiye abandi ati buriya barabanye kera ahubwo ikintu bapfa kuvuga ngo mubabwire bakireke kubera ko ibintu nibumvikane n'abanyarwanda niwe wamucurije niwe watumije byibuza atongera kunyirukaho cyane ko yahoraga mbeshyera ni ikibazo gikomeye buriya ngiye numva ngo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ndasubiramo kuko ibi bintu ndagira ngo mbabwire kuko hari ikintu udashobora guhisha Imana rurema uragihisha abantu uraca hirya urabaryarya ariko hari aho utahisha ntawuhisha Imana. Iki kintu cyo kuvuga ngo ubumwe bw'Abanyarwanda ntabwo ari ikintu gisaba umuntu ugendera ku kintu bita irondakoko kandi none ukamugira umuyobozi ikintu gikomeye cyane ntabwo byumvikana ibyo njye byambayeho twabanye dutyo tugasekana imbereka nibyo kandi ariwe twabaye inshuti kurusha abandi bantu bose tukiri abasore bitarahinduka niko nabyita reka kuko nashaka kugira ngo nsoze iyi gahunda wenda niba bigiye kuba birebireho gato bigeze kuri kangahe isaha imwe n'iminota 2 reka nihute cyane ntarenze iminota nk'itanu cyangwa 10 icyo nsigaje ni ikintu kimwe nsigaje ikintu kivuga ngo none kuki ubwo kuvuga ngo FPR yatsinze dutangiye dutyo ntangiye kuvugwaho ubutera hamwe ndetse biba ngombwa ko nababwiye ko hari n'igihe byabaye ngombwa ko mpunga igihugu ibyo narabibabwiye ariko umuntu udashobora kwibaza iki kibazo mu mutwe ntabwo haba ari hazima bishoboka bite ko FPR yatsinda muri 1994 ntuyigemo ntube umunyamuryango ukabaho nabibabwiye inshuro nyinshi nta muntu ujya kubisubiramo ahubwo reka mbabwire impamvu nihuta cyane zatumije ntajya muri FPR Inkotanyi. Icyambere murumva ukuntu byangendekeye no kwikanga ariko aba bantu kuki bameze gutya kuki abantu bahindutse kuki bampindutse icyambere rero kanjye icyambere nuko barambwiye bati ngwino muri FPR Inkotanyi ngewe ikintu cyane navuga ngo FPR Inkotanyi kuba yarakomeje kuba FPR Inkotanyi
ntihindure izina kuko twayize nabi. Nuko ngo batubwiraga ibyo ikora bibi cyane igitera. Ndetse n'abatutsi twari kumwe baravuze bati bariya abantu bagiye kutwicisha. Ntabwo bishimiye gutera kwa FPR Inkotanyi. Ibyo mbibabwire ko twari kumwe. Ndabibabwira. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero. Gukomeza kwitwa FPR Inkotanyi nabyibajijeho cyane. Ndibaza nti FPR Inkotanyi kuki ije ikumva ko abantu bose bagomba kuba inkotanyi, kuko batubwiye ko inkotanyi ari mbi kandi nabo bari babizi, kuko nabo bari bugira ngo bavuga ko bafite imirizo, bavuga ko kuki badashobora kuza bagakomeza kuba inkotanyi kandi bavuga inkotanyi n'abatutsi bahunze muri 59 barashaka kuzana ya ngoma yabo, kuko bari bazi ko iyo ideology tuyifite, kuko ntabwo twari tubazi twebwe kandi twari bakiri batoya. Kuza rero ukavuga ngo mwese muze mu binkotanyi utazi ngo zavuye ko bazitubwiye nabi, numvise ari ikibazo. Kuki batashobora kuza ngo bavuge bati twebwe tubaye isangano ry'abanyarwanda kugira ngo natwe twibonemo, ndajya kuba inkotanyi kuko ndazizi za zindi bavuze ibyo bazivuzeho, ndavuga ndi sinshobora kuba inkotanyi ko ntabwo uzi ngo byaturutse bagamije iki, inkotanyi ni iki. None bansobanurira bakambwira bati inkotanyi si ishyaka, inkotanyi ni umuryango. Ni umuryango. None se ko muhamagaye amashyaka yose ngo aze, abari amashyaka atari janditse muri jenoside baze, none se ko bataje mu muryango bagakomeza kuba amashyaka? Ngo nibyo ngo nabo bazaza ngo tube FPR umuryango w'abanyarwanda. Mwumve FPR ntabwo ari ishyaka, FPR ni umuryango. Icyo ni kimwe kugira ngo nihute. Sinzi niba n'ubu ariko bimeze. Si ishyaka ni umuryango. Nuba narabiririmba ati ni umuryango w'abanyarwanda. Ariko ni bande bose bayirimo. Kuko icyo nibazaga no kuvuga ngo kuki bageze mu gihugu basanze mbese bigaragara ngo bumvise ko mu gihugu hari abantu nta bantu barimo, cyangwa se abarimo bose ari zeru, ko nta gaciro bafite, ko bose bagomba kuza muri FPR Inkotanyi. Ntibabaha agaciro. Kutaduha agaciro turi mu gihugu nicyo cyatumije namvuga nti nanjye simbaha agaciro kabone nabwo niyo banyica. Kuki ngiye batamba agaciro nk'umuryango ngo nanjye numve ngo isangano FPR ize ni abantu kimwe nanjye kuko ndabazi abo mu gihugu baze tubisangano ku buryo tureme igihugu gishya. Niyo nama nabagiriye, ariko reka da ugomba kuza muri FPR umuryango w'abanyarwanda kandi si ishyaka. Mwibuke ko nababwiye ko muri 1994 nari ndi kuri Radio Rwanda. 1995 rero mu kwezi kwa kane hatangiye icyo bita icyunamo. Icyunamo abahutu barahunga. Urumva ninjye wasigaraga na umunyamakuru, porogaramu zose nagomba kuzikurikira, ariko mpamvu ngo nabonye byinshi mwabantu umwe. Hari nawe nagira bakancira mu maso gukicyaje kugira gite. Abantu bapfa kuvuga bakavuga ubusa. Ngo nari nezerewe ngo buriya Inkotanyi ngo hari ibyo uraregera nde ukajya gukora ikiganiro bati po urajya he wowe, bati nyamara ni umunyamakuru nkeje ugasubirayo, wabigira ute? Ikindi none muri icyo gihe cy'icyunamo urumva nza mu Rwanda, ngaruka mu Rwanda nabwiye ngo nge nakoze neza mu gihugu, bityo nta kinkotanyi rwose twapfa, ahubwo zizankunda kubera ko nakoze ibintu ahubwo ntazi ko ari cyo nzazira. Icyo gihe navuze ariko nanjye hari ibyo nzi mu cyunamo, kuko twajyaga kwibuka, hari ibyo nzi ariko uwagira icyo avuga kuko interahamwe zakoze amakosa n'ibiki byose nk'ibintu, ndetse natwe nanjye nkababwira uko byangendekeye. Ntabwo bishoboka, ntabwo igihe cyanyu gihari kiragera. Ibi narabibabwiye, ibyo ni ukuri. Nta burenganzira twari dufite bwo gutanga ubuhamya uretse abacitse ku icumu, kandi nabwo ugatanga ubuhamya ariko wavuze icyo uri buze kuvuga, kuko no kuri radio bazaga kuhatanga ubuhamya ariko bakabanza kugenzura ngo ubanze iki. Cyane cyane ikintu nibuka gikomeye cyane no kuvuga ngo ntimuzongere kuvuga ngo indege ikimara guhanuka. Ndizera ko abacitse ku icumu babizi. Mujye muvuga ko
byari byaratangiye kera ko biriya byari imbarutso kandi ko byatewe n'abagosora. Kandi nimujya gusoza ntimuzavuge, mujye muvuga ko mwarokowe n'inkotanyi zo kagira Imana. Nicyo ndizera ko kubacitse ku icumu munyumve, ndizera ko muri ibyo bihe nta bantu benshi, sinavuga wenda ngo ntawe, ariko nta bantu benshi bigeze bavuga ko barokokeye ku bahutu ngo bavuge n'amazina, bavuge bati barakagira Imana bakoze neza. Ntabyo numvise. Ahubwo se barokotse bati, ariko nuko byari bimeze. Icyo nacyo kubera nabigizeho impungenge, ndavuga kuki se kuki banyangiye, kuki badashaka kumva ibyanjye kandi ari ibintu byiza, kuki badashaka kumva ibyiza. Mba ndetse kujya muri FPR Inkotanyi. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, kwicara nababwiye ko muri icyo gihe muri 1994 dutangira, ndibuka ikintu bitaga kunyuruzwa. Nabibabwiye, wajya kubona ukabona umuntu wari uzi ko nimugoroba mwahuye mugasangira, kwacya mu gitondo ukamushaka ukamubura. Tugashaka reka da umuntu bamunyereje yagiye, tuzongere kubona kunyuruzwa. Hari n'uwanyuruzwa twicaranye witwaga Joseph Ruyenzi, umunyamakuru wa Radio Rwanda, yazi gusoma amakuru neza cyane. Hari n'inama nayo imaze kumugira uburyo ari buze kuyasoma n'ijambo ari bukoreshe, arananshimira cyane. Amaze gusoma amakuru aramanuka ageze muri redakisiyo, sinzi bamuhamagaye ku irembo, kuva ubwo ntabwo yongeye kugaragara. Kunyuruzwa byane ariko FPR Inkotanyi ni bande? Noneho hari undi wayoboraga televiziyo y'u Rwanda w'umutekinisiye mwiza cyane, wari ukomeye uzi ubwenge, witwaga Munyemanzi, kandi uwamurigishije arahari, wari kunyumva, arahari, namubabwira. Icyo nshaka kuvuga ni iki, uwamunyujije yamutwaye mu modoka ye, aramunyuruza, aragenda, yarishwe ku kagambane n'abayobozi be. Ndetse ku buryo icyo gihe abanyamakuru, kubera ko twabimenyaga tukaruca tukarumira, wabivuga ute? Hari akajambo by'abita inshoberamahanga, hari akantu twagurira kuganira, sinshaka kuvuga abo twakaganiraga, kavuga ati kanaka byagenze bite, bamunyemanjije, kumunyemanza. Murumva icyo ari cyo? Kanaka arega baramunyemanjije, kumunyemanza, munyemanzi, uko bamurigishije, bamugize nka bamunyemanjije. Ibyo twari tubiziranyeho. Kunyuruzwa byatumije ntajya muri FPR Inkotanyi. Mubyumve ibyo, wabirengaho ugahamagara abantu ngo muze mu gihugu, nawe ubwawe utariho. Ikindi cyabayeho rero nicyo bita ikinyoma gikabije. Cyo sinzi niba n'ubu ngubu mujya mubibona, kwemera ikintu nk'ejo ukagihakana kandi uri umuyobozi. Mwagiye mubibona cyane cyane, wenda byagaragaye cyane muri 2003, kiriya gihe Bizimungu avaho. Wenda ngira icyo muvugaho nubwo nsimbutse cyane kuri biranavugaga, ariko hari icyo bita umwanya wa perezida, hari visi perezida, hari minisitiri w'intebe n'abandi. Reba, kugira ngo, ndibuka ko Perezida Kagame muri universite yagiye kubasura, ari visi perezida wa Repubulika, baramubaza bati, ni umunyeshuri, ati ariko nyakubahwa urashaka ko twumva ngo urashaka kuba perezida wa Repubulika? Icyo gihe hari Bizimungu, arabihakana. Iryo jambo ndumva rikiriho hayi, ntabwo mbeshya. Ariko nyuma niko byaje kugenda, ahubwo na wa mwanya wa visi perezida wa Repubulika ntiwongeye kubaho kugeza na n'ubu. Arega umuntu utari igicucu, ibyo ntabwo babire, kuko hari abantu bakora ibintu bakidira, kuko abantu nta bwenge bagira. Ntabwo ariko bimeze, ibyo ntawe udashobora kubibona. Ikindi none cyabayeho gikomeye cyane muri ibyo bihe, kugira ngo mpave mpavuye, Bizimungu avaho, FPR yakoze buriya izi gukora icyo bita shene cyane,
guherereza baba biziranyeho bavuga ngo navaho avaho. Baratubwira no kuri radiyo baravuga bati muvuge ko kuvaho kwa perezida abantu benshi mu Rwanda babibona nk'igitangaza. Habyarimana bagiye bavaho bishe ba Kayibanda. Mbese iyo perezida avuye ubona abantu bacitse intege, ugasanga ishano riraguye, umutekano wawe twebwe inkotanyi ntabwo ariko bimeze. Niba Bizimungu yavuyeho ubuzima burakomeza nk'uko bisanzwe, ntabwo perezida avaho ngo hagire ikibazo kiba. Niko batubwiye ko inkotanyi nta perezida ushobora kuvaho mu gihe cy'inkotanyi ngo hagire ikibazo, imirimo ikomeza nk'uko bisanzwe. Ntabwo ari nka bya bindi bya kera. N'ubu niko byagenda. Niba ariko byagenda sava. Kwemera ibintu uyu munsi nk'ejo, guhakana ibintu uyu munsi nk'ejo ukabyemera uri perezida wa repubulika, bibaye inshuro nyinshi. Uyu munsi birahari, ntibihari, ejo burya birahari. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane gituma umuntu ashobora kukwibazaho. Ibyo byagiye bituma ntavuga ngo ntabwo nshobora kuba inkotanyi kuko ntabwo namenya gahunda y'inkotanyi imeze ite. Reka rero mbashimire mvuga ngo mu byanzanye abakunda kumbaza icyo kibazo, mu byanzanye kugira ngo nkorane n'inkotanyi ni icyizere nari nzifitiye nk'abantu numva koko bashobora kwanga akarengane kuko aribyo bavugaga batera, kandi ko bazubaha bakanakunda umuntu wakoze neza mu gihugu. None by'umwihariko uwarokoye abatutsi bari gupfa akaba yaba igitangaza. Ibyo nakoze byiza ahubwo ni nabyo kugeza ubu inkotanyi zanzijije, ntizishaka umuntu uvuga ko yakoze neza, nizo zakoze neza zonyine. Ni ukuvuga ngo nta nshuti yazo. Icyo nababwira ni ukuvuga ngo nukora ibintu byiza cyangwa ugakomerwa amashyi umwaka imyaka ibiri, uzitegure ko ibyawe akawe kashobotse, kuko inkotanyi nizo zikomerwa amashyi. Nta wundi muntu wagize neza uretse Perezida Kagame. Muzabyumva, muzabibona. Reka mbashimire ahasigaye nakagaruka. Shime cyane mwese. Ibyo mvuga ndagira ngo mbabwire, ibyo mvuga ni ibyo nabonye, ni ibyo nahagazeho. Ntabwo ubuhamya kwirirwa uvuga ngo hari icyo muvugaho, hari icyo nsesengura, ntabwo nakubuza kuvuga ibyo ugomba kuvuga, ariko njye ibyo nabonye ni ibyo nawe wabonye ibyawe. Kandi igihe cyose Imana yanyujijemo ndumva nyishimira kuko yatumije nitwara neza mu buzima bwanjye n'ubw'abandi. Ndayishimira cyane. Njye Imana ndayemera uko yaba yitwa kose, nemera Imana kuko nayibonye mu buzima bwanjye, indimo turagendana. Reka mbashimire, nkunda kubabwira ngo ntimukagubwe nabi. Murakoze cyane.